umugore apfa kuba ari umugore, burya ntihazagira umugore ugukanga. Naho mwagira abababohora mukagira ababashyiriramo imiyaga ababorohereza, uri umugore. Rero reka nkubwire, mu byo kurya ugomba gutegura na bya bintu birihutirwa. Umva mama, mu kazi kenshi ufite ujye uteganya n'aka ninjoro, ubika imbaraga zo gukora ka ninjoro. Uko upanga imirimo ku manywa ugapanga iyo ugomba gukora, ujye umenya ko hari akandi kazi ninjoro kagize gute kakurindiriye. Hanyuma rwose pe kumwima biriya bintu, ubu uri umugome, ubu uri mubi, ushobora no gutwara ibiryo byawe ukajyana imvange zawe, ukajyana ifiriti n'inyama, ariko biriya bintu ujye umubabarira. Kandi ubundi urinda umubabarira yakuzaniye iki? Ko ari nayo yayo, ubundi wari uzi kuri kujya. Uyu munsi ni iteraniro ry'abagore tugiye kwigisha. Ndashaka kubagezaho impuguro z'abagore, inyigisho z'abagore, ubutumwa bw'abagore. Hanyuma Imana nishimwe ko natwe uyu munsi yawuduhaye nk'abagore, kandi Imana nibaha umugisha kuko mwaduhaye ikaze mukatugirira icyizere, kandi n'Imana nishimwe kuko yatugiriye icyizere, kandi Imana ishimwe ko ifite umugambi utazarangirira inaha, ifite na gahunda yo kutugeza mu ijuru. Niyo mpamvu idutumaho uko bwije nuko bukeye. Hanyuma reka tubanze turebe ijambo ry'Imana kugira ngo tubone gutangira. Turareba urwandiko rw'Abefeso, Paulo yandikiye Abefeso ahugura. Paulo n'umugabo mwiza wari ufite impuguro z'urubyiruko, impuguro z'abubatsi, impuguro z'abahanuzi, impuguro z'abashumba, mu byiciro byose. Ni umupapa mwiza wari wuzuye umwuka wera, yatubereye urugero kubw'amagambo yamuturukagaho. Ntago akiriho rero, Imana yahamagaye abandi ba Paulo na ba Pauline. Yego rata Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turareba rero urwandiko rw'Abefeso Paulo yanditse mu bice byaho 5 umurongo wa 22. Ibice 5 umurongo wa 22 dusome mu izina rya Yesu. Bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutware w'urugo rwe w'umugore we, nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo muri byose. Hanyuma reka kandi turebe mu byakozwe n'intumwa. Ni ijambo ntajya mpfa gusiga, kuko ibintu byose mvuga tubishobozwa n'imbaraga z'umwuka wera. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Hanyuma turareba kandi mu itangiriro ibice 2 umurongo waho wa 24. Mu itangiriro ibice 2 umurongo wa 24 haravuga ngo, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Wenda ho si ngombwa. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Akabana n'umugore we akaramata, cyangwa akabana n'umugabo we akaramata. Amina. Abamama haleluya. Abamama rero mbakunda kurusha abandi bantu bose, kubera ko nanjye ndi umumama. Yego, kubera ko nanjye ndi umumama, imvune zanyu ndazizi, kuko nanjye mvunika nkamwe. Ibibazo mwagize ni rusange, kuko burya abagore bajya gusa. Bajya gusa. Umugore apfa kuba ari umugore, burya ntihazagira umugore ugukanga. Upfa kuba uri umugore, upfa kuba uri umugore. Muri make turaziranye. Ni nayo mpamvu abagore tuba dukwiye gukundana. Ariko urwango rutubamo nyoberwa aho ruturuka. Amatiku tugira nyoberwa hava. Nimba hari abantu bakwiye kuba inshuti bagahuza, bakikoreranira imitwaro,
bagasengerana bagahumurizanya ni abagore, kuko burya turasa. Kandi imvune y'umugore, abagore baravunika, kandi abagore muri make abagore bari bakwiye kuba intwari. Amina. Hari umugore nakunze witwa Debora, ngo ubwo abagabo bananirwaga bagatinya urugamba, Debora ati ngewe ndi bugende. Kiriya ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko Imana ishobora gukoresha umugore iby'ubutwari. Amen. Kandi dushimiye Yesu wahaye agaciro abagore, amaze kubikora abinyuza no mu wundi muntu ntavuze, arabishimangira. Amina. Yesu yahaye agaciro abagore, yababonyemo ububasha. Uzi ko Yesu yarengaga abagore bahinguka, babugenda inyuma bamukomeretsa. Igihe Yesu bagendaga bamujomba, abagore ngo barimo bararira. Wapfa kubona umugabo urira se? Bari kurira ngo mbega ibintu bamukoreye we, barimo kubabara. Hanyuma ngo hari umugore wamusomeje agacuma k'amazi disi, habona ukuntu ari kugwa n'umusaraba. Umugore amuha iki? Ayewe, abagore bafitanye amateka na Yesu. Amen. Kandi Yesu akunda abagore nubwo akunda n'abandi, ariko uyu munsi ndi kwigisha abagore. Hanyuma birumvikana Yesu ntago ateze kuza, cyangwa Imana ntiteze kuza ngo ibahagarare imbere bigishe. Murabitegereje? Izanyura mu ntumwa no mu bahanuzi kugira ngo ibagezeho icyo ishaka kubabwira. Uyu munsi yanyuze muri Mama Charlene, yabakoreyemo. Imana irababwira ngo muzatumire nde? Mama Charlene. Muri iki gihugu hari abagore benshi, n'ahani wanyu hari abagore benshi, ariko Uwiteka yabishimye ko nanjye tuganira, hanyuma mukumva icyo Uwiteka yanumye ku ngo zo mu minsi y'imperuka. Ingo zubakwa ku cyumweru, ku kindi zigahirima. Ingo zubakwa mu kwezi kumwe, mu kundi bakajya kwaka divorce. Ingo z'abakristo batandukana nk'abapagani. Hari ukuntu Imana ishaka abagore basenga. Navuze ijambo ryitwa imbaraga, navuze inshingano abagore bafite. Ndashaka kubabwira ngo nimba hari abantu bikoreye imizigo, abagore turimo, ntabwo ndi bwikuremo. Abagore mwikoreye imizigo, ariko ibintu mwikora wagira ngo ntacyo mwikoreye. Mwikoreye abana mwabyaye, wikoreye famiye y'umugabo wawe, wikoreye inshuti z'umugabo, wikoreye abaturanyi. Umva, urikoreye n'uwo mutware wawe. Nimba utanamufite umeze nka Yemerita, nawe urikoreye. Imizigo abagore bagira si y'abagabo bagira. Igikozwe n'umukozi kibazwa umugore, igikozwe n'umwana kibazwa umugore, icyakozwe n'abaturanyi kibazwa umugore. Ikosa ryose mu rugo ni wowe baribaza. Umwana udatsinda mu ishuri aba ari uw'umugore, umwana w'umuhanga ni uw'umugabo. Mana ya Isiraheli we, turikoreye, ariko ibiro byo kwikorera ntabyo mufite. Niyo mpamvu muri guta ingo, niyo mpamvu muri kwicana, niyo mpamvu muri kuvuga ati wambonye nkuze, niwacu ndi umukobwa nararyaga. Mana ya Isaka we, utaho wankuye abirinda yafite yo gusubirayo, ukabusubiyeyo, hanyuma ukivuguruza ku cyo wasinyiye igihe wavugaga ngo nemeye kuzabana na Yohana, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse, ngemereye imbere y'Imana n'abantu. Yewe we, ibase ufite ibyo wikoreye, ariko nta mbaraga zo kwikorera isezerano. Kaburiciye wajya muri geto, wasubira iwanyu, wajya guhobagira ukagenda. Ariko turashaka kwaka Imana imbaraga zo kwikorera imizigo yatwikoreje, kandi ntihazagira ugushuka ngo uzayitura. Gute se? Abana wabyaye se uzabajugunya? Umuryango w'umugabo uzawushyira he?
nimba bakurwanya uzabagira ute? Ndashaka kukwigisha nk'umugore wo mu rusengero, nkwigishe nk'umugore wo mu kirisitu, nkwigishe nk'umugore ufite gahunda yo kujya mu ijuru. Hari amategeko ubundi yo kubinaha, yego, ariko hakaba andi mategeko yo kujya mu ijuru. Nimba uzi ko gahunda yawe izarangirira inaha, ubu usohotse, yego, abazakwigisha iby'inaha barahari. Njyewe nje kukwigisha kuba umugore kandi ukomeje no kujya mu ijuru. Kandi ndabona mwese hari uwo tutabihurijeho ibi, hari udafite gahunda yo kuzabona Imana. Iguha umugisha. Umugore nabaye umugore n'ubundi we, ngaho gutwita amezi 9, ngaho ngo itse umwuka iba badata we, ngaho umwana mu mugongo, rimwe na rimwe nta n'umukozi injerekane ku mutwe, rimwe nta n'umukozi ugakoropa utwite. Mugabo yaza ati inkweto zanjye zirihe? Ayiwe data we, aba mama murikoreye. Ariko mumeze nk'abagashize. Mbese abagore ntibajya bumva imiruho yabo, ntibumva imiruho, wagira ngo mwaragashize ariko murikoreye. Njyewe nanyuze mu bihe binkomerera, nabayeho mu buzima bw'ubukene, mbaho mu buzima bwo kwipapa nk'imama. Ntawe ndi bwaka igitenge, ntawe ndi bwaka ibyo kurya, ari njyewe n'akazi ntako mfite. Uzi kubaho utagira umukozi mu rugo, nta n'amazi ufite ukajya kuvoma. Noneho hari ijambo twasomye n'iryo tugiye guheraho, ngo abagore mugandukira abagabo banyu, yego, ngo nk'uko mugandukira iki? Nk'uko mugandukira Kristo. Ngo Kristo ni umutwe w'itorero, ngo ariko umugabo ni umutware w'iki? Ndakurahiye, umugabo ni umutware tu, ni umutware Imana yarabimuhaye. Mbese bivuga ngo umugabo atwara urugo. Hanyuma impamvu nkubwira ngo Imana iguha imbaraga urikoreye kugandukira umugabo wawe muri byose, nk'uko twasomye. Muri byose, uzi muri byose, muri byose harimo kumutekera, yego, muri byose harimo kumufurira, muri byose hariho kumenya aho amasogisi yari, muri byose harimo kumuterera ipasi, muri byose harimo kumushyuhiriza amazi yo koga, muri byose harimo kumuhindukirira mu buriri, muri byose harimo kwirinda ikintu cyatuma babara. Naho yakubabaza ariko wowe ntago wemerewe kumubabaza, bitewe nuko gahunda itazarangirira inaha. Kuganduka muri byose, vuga ngo no muri bike byarananiye. Utubwo surambwira gutera ipasi no kumufurira ntabyo nzi, turambabaje. Ngo ni nyamushyuhiriza uti nakonje ntayo njya njyana. Siyo mpamvu se nabasomeye ijambo ko dukeneye iki? Kandi ni nkwigisha mama, ntago mba ndi nkubwiye ngo umugandukire muri byose kugira ngo atazaguca inyuma. Sindi bukwigishe ngo umugandukire muri byose kugira ngo atazaguta. Umugandukire muri byose kubwawe ruhande mubana amahoro, kuko Kristo naza bizasubirwamo. Uzajya imbere y'Imana ikubaze ngo wabanye ute n'umugabo. Ikora urutonde irebe ko wagandutse muri byose. Nkuko izakubaza umugabo ni nako izakubaza abana wabyaye. Ujye utinya ijambo ryavuzwe na nyiri ijambo. Uzahinyura amagambo, reka nkubwire n'ijambo ryavuzwe na gitifu uraryubaha, haswe ryavuzwe na nyiri ijambo. N'ijambo ryasohotse rikaba itegeko mu gihugu rirubahirizwa, haswe ijambo ryavuzwe n'Imana yaremye ijuru n'isi. Ese aba mama mwari muzi ko twese tuzateranyirizwa imbere ye? Ntabwo bizarangirira hano ngo wabaye umugore ngo byararangiye bihwaniremo. None apfa urubanza rugize gute? Rurahari. No mu bintu Imana izabaza umugore izamubaza ko yabanye n'umugabo.
sinkubwiye ngo ujye mu marushanwa upiganwe n'abagore bo mu rusengero baje gutwara abagabo b'abandi bigize indaya, ntiwapiganwa nabo ngo bikunde. Kuko umugabo wawe igituma guca inyuma ntago nakimenya. Wasanga guhora ko nta maso meza ugira kandi yarabonye abafite amaso meza. None se ubwo hari ukuntu wayagurara? Hari ukuntu wayagira manini? Hari ukuntu wayagira manini? Ntago wapiganwa nawe. Nimba yarajyanywe nuko ari inzobe zikeye, wowe ukaburi igikara, urumva ntago wakitukuza. Niyo wituguje umera nk'uwisize mukorogo nyine, inzobe ya mukorogo iba ari mukorogo. Sinkubwiye ngo upiganwe n'abagore ngo batazamujyana, hanyuma nupiganwa guca uzayatama. Wasanga yarabakundiye amaguru meza bafite, hanyuma izo mpfundiko zawe se uzazibaza. Tuguru twawe ko ari dutoya uzagenda bayahage. Sinkubwiye ngo nupiganwe, ndashaka kukubwira ngo ukora icyo Bibiliya ivuga, ubundi nugikora Imana izirwanirire. Bese ndashaka kukubwira ngo wowe uhagarare neza mu rugo rwawe, ikizaba cyose Imana izarebe ko ntacyo utakoze. Ariko nihagira ikivuka warakigizemo uruhare, n'ubundi byose ni hahandi Imana izagukurikirana. Ndashaka ko twikuraho urubanza nk'abagore, Imana ntikaturakarire. Imana nishimwe. Ndashaka mvuga ikintu bita kuganduka muri. Hari ikintu abantu bajya bibeshya, ugasanga umugore azindukiye mu rusengero. Yego azindukiye he? Uyu munsi korari ifite amasengesho, uyu munsi hari amateraniro kandi sinkerererwa, aratangira saa 3. Uyu munsi groupe bafite ayibiri, umugore akabyuka saa 2 agakaraba vuba ngo afite umutwaro ukijijwe. Nimba hari abagore bashimisha, ni abagore bafite abagabo ngo bakijijwe, barabigendera. Ariko reka nkubwire nubwo akijijwe, ntabwo akirijwe mu ijuru, akirijwe ahantu bita mu iduniya. Yego ni mu isi, ahantu akirijwe ni mu isi. Nimba umugabo wawe akijijwe, ntabwo uhawe uburenganzira bwo kumugaraguza agati ngo ni umurokore. Arakijijwe ariko akirijwe mu isi, ahubwo ufite uburenganzira bwo gukomeza. Yego ugabungabunga umutekano w'agakiza ke, agakomeza agakizwa. Uzi ko abagore hari igihe yicara, njyewe nta kibazo, umutware wanjye arakijijwe, naho nataha saa 5 z'ijoro arakijijwe, ntago yavuga. Umva umugore utagira ubwenge. Hanyuma turi bubwire Imana ngo turasenga ariko n'ubwenge ntabwo tugira. Unyumvira umugore uvuga ngo umutware wanjye sha wanjye, ubwo baba bayaze. Harakijijwe, naho nataha saa 5 ntajya avuga, naho namara iminsi 2 ntahari uw'abandi. Umutware wanjye si ngombwa ko namwaka uruhushya. Mbega umugore utagira ubwenge. Uranyumvira? Ubu uyu mugore urabona azarusyaho. Umugabo wanjye arakijijwe, naho nataha saa 5, naho namara iminsi 2 ntahari, naho nagenda namwaka uruhushya. Nubwo ari umurokore, ndagira ngo nkubwire akantu gato. Arakijijwe ariko abagabo bagira ahantu babika. Bagira gute? Mana ya Isaka we, ugenda utamwatsa uruhushya, umumenyereye ngo ni umukirisitu, agahita abika ahantu agakoma. Ntakoma agaceceka ariko akabika. Sinzi ahantu batore, sinzi ukuntu akantu babikamo bakita, ariko karahari. Ejo ukagenda ukiherera iyo, ugasanga yagutanze mu rugo, yasanze ibintu byapfuye byapfapfanye. Okay, akabika hano ntakome. Ejo bundi ukakubita iminsi 2, wavuze uti nagize ikibazo. Mbese wagize ikibazo kuko ufite ukijijwe, reka ngumeyo ntacyo mpite mfatiraho iminsi 2, akakureka akabika agashyira hano.
kugusubiza ukifata nk'agakombe akakureba akabika agashyira hano utwumukoreye akabika utumukoreye agashyira hano. Umva nkubwire, umunsi kuzuye, umunsi huzuye hakuzuraho ari kubika amakosa, ukanga kumuhindukirira mu buriri ngo urinaniriwe akabika hano. Mama nihuzura wenda aba ari umuhanuzi, hari umunsi umwe azakuvumbukana akubwira ijambo naho ataguha urushyi. Ubu kurwana birabujijwe, birabujijwe n'abagabo bankurikiranye baramenye, hari Imana irabyanga nta n'umuntu ukibishaka. Umunsi kuzuye kakuzura azakubwira ijambo wibaze nimba ari we, kazuzura rasiyo yaguhaga ayigabanye, kazuzura ajya agenda atakubwiye aho agiye, kazuzura ajya yinjira atashuhuje yasuhuzaga, kazuzura ajya areba nk'intore kandi yarebaga nk'umukirisitu, kazuzura ntabwo azongera kukubwira yahembwa, nikuzura igitenge ntazongera kukikugurira, wikuzuza. Umva mama, wikuzuza. Hanyuma nkugiriye inama muri iyi 2019 nibyo maze kumwuzuzamo, uyu munsi nutaha ugenda ubimudahemo, hazavuka ikibazo ariko atari wowe kigize gute giturutseho, kuko ibyo mukorera ni umurokora ariko ni umuntu. Kandi ikindi ntabwo Imana izemera ko umubabaza iminsi yose kandi ayubaha, ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu ababara ibihe byose, burya nawe hari igihe Imana izagufatira ingamba. Amina. Imana irashaka kuganduka muri byose. Kuganduka mu rusengero iwawe utagandutse ni zero. Kuza gukubura mu nzu y'Imana iwawe hari umwanda ni zero. Kuza gukoropa mu rusengero iwawe hari umwanda ni zero. Kuza gushyira kuri gahunda ibintu byo mu rusengero iwawe wasize byatonze umurongo, ikimami ngiki, igikombe niki, isafuriya ngiyi, ibikweto nibi, yewe we Imana yikubona mu rusengero iwawe bitonze umurongo, ibona uri umugore ufite desordre, ibibona utari umunyamumaro. Irashaka kuko uganduka mu rusengero ari kuganduka iwawe. Impamvu nkubwira ngo kuganduka twasomye ijambo, yego nkuko mugandukira Kristo ariwe mutwe w'itorero, muba ariko mugandukira abatware banyu kandi muri byose. Impamvu rero nkubwiye ngo ako karasisi kari wawe, ako karasisi iyo umugabo atashye, yego iyo umugabo atashye akinjira iwe mu rugo, nkagira umpaka akameza n'uriya murishyo, akinjira iwe mu rugo umugabo, tereka nte niyo Bibiliya, umugabo akinjira akagira ate, agize aterata, umwana yaje ashyira isafuriya ku meza y'ubugari watetsemo iki, afashe ikimamiro cyasonze ubugari agishyize he ku meza. Si umwana ntakora ibyo ashaka, afashe ibikombe azanye muri saro, afashe imyenda azanye muri saro. Nyumvira ku kajagari. Kandi benshi muri mwe nta n'abakozi mugira, n'ababafite ari abakozi bagira umwanda nk'uwa ba nyirabuja, kuko umugore utikoresha ntakoresha umukozi ngo bikunde. Undebere wa mugabo kuganduka muri byose, avuye ku kazi, avuye mu masengesho, aho avuye hose arinjiye mu rugo, ku meza ahabonye igisafuriya cy'ubugari, aracyabutse abona ikimamiyo cyacumbye ubugari, atambutse imbere ngo agiye kuyicarira, akubitanye n'ibikombe naho abana bakoreye bya bindi, agiye mu buriri. Nibura hari abagore badakinga ibyumba byabo,
hari n'abadafite ubushobozi bwo kubikinga rwose ibyo byo. Hanyuma yagera no mu cyumba ngo agiye kuruhuka agasanga abana ni ibibazo. Mama, uyu mugabo koko, kandi ibi byose ni we wabiteye. Wicaye uti ngewe igihe cyose natahira. Arakijijwe. Kandi burya ni umukirisitu, nimba hari ibintu binezeza abagabo ni ukuba umugabo yataha agasanga umugore mu rugo. Biramunezeza naho mwaba mufitanye amasinda. Mu bintu turi bwaka Imana, turi buyibwire iduhe ubwenge. Mu bintu turi bwaka Imana, turayisaba iduhe n'ubwenge. Uzi kutagira ubwenge ukuntu ari bibi. Umugore agataha mu rusengero, mu bintu bubahiriza mu nsengero nuko barabubaha ngo mutahe kare mujye gutegurira mu rugo. Siko bababwira. Umugore utagira ubwenge rero aragutahiye, aho kugira ngo atahe mu rugo akagenda arondogora mu nzira akakugendeye. Yo uraho Rufosi, amakuru. Yo ariko mama bebe kutaje mu materaniro. Uzi ukuntu twagize ibihe byiza. Yo twagize umushyitsi. Yo wa mama yaje disi. Wa wundi cya gihe twumvaga. Twagize ibihe byiza ariko se wabujijwe n'iki? Yewe we nyine nakebutse hamwe ujya wicara sinakubona. Akavuga isaha yose akayihakubita. Uyu mugore urabona agira ubwenge. Akakugendera yagera imbere gato. Yewe Korodi uraho, nta makuru yo muri gurupe. Umwana wanjye yararwaye, simperutse muri gurupe. Wamushyitsi sazaza, ya gahunda sirakomeje. Hanyuma se wa mubyeyi wabyaye tuzajya kumusura ryari? Shayo ndakunkumbuye gurupe. Ariko kwa kabiri Imana nifasha nzaza. Reka mbabwire umugore utagira ubwenge ariko wirirwa usenga ahakahakubita indi saha. Izo saha si iz'ubuginga. Mu bintu Imana yamutumye kurondogora. Agakubita amasaha mu nzira ngo afite umugabo witonda. Agakubita amasaha 2 mu nzira agenda arondogora avugisha ubishaka n'utabishaka. Abari inkuru kagira ngo arabwiriza, yagera mu rugo agasanga byadogereye. Burya naho wavuga ngo ufite umukozi ni umukozi ariko n'umugore ni umugore. Kandi burya iyo utashye kare mu rugo uri umugore ugatanga umugabo mu rugo, hari abadayimoni umwicira. Umugabo wasanze igisafuriya kiri mu muryango ahita yuzura abazimu nk'icumi. Si wowe uba mwujuje iyo utarondogora ugataha kare. Ntuba wakuyeho abo bazimu. Yagera no mu ntebe aho kugira ngo yicaremo agasanga abana bahamennye ibikoma. Aruzura imyuka mibi ngo n'iki? Ntibamaze kuba 40. Aba bazimu mushyiramo uzaba mukuramo. Yagira ngo agiye no mu buriri. Rimwe na rimwe dufite abagore batazi gusasa. Dufite n'abagore babwira abana babo ngo nibabasasire. Agaturumbuka ati wa akabarirutse kubera iki ntarushye nta umubwira nabi. Wa mugabo yakwinjira akabura ahantu aruhukira. Kuganduka muri byose. Nakererewe mu rusengero. Nukuri kose yakererewe mu rusengero ugasanga n'umugore uguma uhora mu rusengero. Rwose mwitorera bati dufite intwari y'inkwakuzi ariko ugasanga n'umugore utazi gukaraba. Kandi nimba hari ibintu bibangamira abagabo n'umwanda. Umugabo naho yamara kabiri atoka ntibimubangamira, ariko yabonye umaze kabiri utoka we biramubabaza. Wiri utiboroshe byamubabaza we naho yamara kabiri atiboroshe. Kandi ni mu gihe umugore rwose umugore ugira umwanda bimugaragaraho cyane kurusha. Hanyuma twari turi kuvuga kuganduka mu buryo bwose kugira ngo Imana uyikureho urubanza, uzirinde kuba umugabo mwagirana ikibazo cyo mwanda. Ikirata
umwanda. Reka ngere ku kintu bita isuku yo ku mubiri n'iyo mu rugo. Umwanda sipfe nuko abagabo bawanga, n'Imana ntabwo iwukunda. No muri iki gihugu umwanda nta n'umuntu utawanga. Burya umwanda uba kwa shitani. Niyo dusoma Bibiliya twumva ngo mu ijuru ari heza, ariko ikuzimu twumva ari ahantu habi. Umva, nta mukozi w'Imana w'umugore ugomba gusa nabi, nta mukirisitu ugomba kugira umwanda. Birababaje kuba wahoberana n'umuntu mugasuhuzanya, ariko ukumva icyuka cyo mu kanwa, kandi wamwitegereza ukabona ntiyabuze ay'uburoso bw'ijana, ntiyabuze korogati guradesa, wabona ukabona ni umwanda umwibereyemo. Kandi ntumbwire ngo isuku igira abakire. Nabaye umukene nkajya mbura n'isabune y'ijana, ariko nimba hari indwara narwanyaga kandi bigakunda, mba muri niyo maci mu kazu gato kangana n'ikibiriti cya kera, ariko ntumenye aho isafuriya ziri. Ntabwo ubukene rero bivuga kutagira amafaranga, ntibivuze ngo ugomba kugira umwanda. Naho waba uri umukene ubwirirwa ukaburara, iyo uri umunyesuku urakomeza ukayigira. Nk'abantu rero bakunda gutega ibitambaro batajya babikuramo, ye baba data we, umuntu muzima utega igitambaro yajya gutega agatega atafuze mu mutwe, agatega nta mavuta arimo, agatega atashokoje. Gutega igitambaro bivuze kubika umwanda. Uzi ko hari umuntu ureba mu mutwe ukagira ngo wateramo igishyimbo kikamera kubera umwanda wuzuyemo? Ngaho injwiri, ngaho iki, ndakurahiye. Ariko hari igihe muzakorwa n'isoni. Hari ahantu mperutse kujya ngiye kureba bagiye kumfotora, bati ntabwo dufotora abantu bateze ibitambaro. Ku mutima ninajyaga nigisha ibyo ntazi we. Amahirwe ngira nuko umusatsi wanjye ni natirere yanjye, nyifuramo nkayisigamo amavuta, ngasokoza nkakabindika neza, ubundi ngatega agatambaro. Batikuramo mama shenge, iyo baza gukuramo ufite izo mbagara n'urubingo mu mutwe, mfite mwivu n'ivumbi, ntabwo nari kuba mwaye. Wowe se umunsi igitambaro cyagucitse uri muri gare, cyangwa kikagucika uri mu rusengero, kikavamo kigatakara, isuku. Ntugatege igitambaro utafuze mu mutwe, utashokoje. Buri Imana iyo ikubonye irakugaya. Imana ikunda umugore ugira isuku. Uzi ko njya mbabazwa n'umugore ngo woga ari ku cyumweru. Abagore boga ku cyumweru cyangwa bakoga habaye amateraniro, ariko koga ni itegeko, koga buri munsi. Waba ugiye gusenga, waba uri bwirirwe mu rugo utetse, koga umubiri wose ni itegeko. Noneho rero hari ahantu hatatu. Uzi umwanda waha wo mu kanwa, iyo uhuye n'uwaha ugahura, mbese two kubitangaza. Abagabo barihangana, baranihambira. Hari umuntu mwicarana mu materaniro yahaguruka uti ni igiki cyaraboreye muri uru rusengero, kandi wareba ugasanga hose hari iki, hari isuku. Bega umugore we, ese wa muntu uvuze ngo bega umugore, uwo ni umugisha ari kugusabira ku Mana. Wabuze amazi yo koga. Abagore bagira umwanda, ugasanga umuntu ajya muri tuwarete ntazi kuyikorera isuku, ariko nasanze umwanda n'abakire bawugira narumiwe wa. Uzi ko abagore bagira umwanda bafite n'amakaro, ugasanga amakaro yabaye umukara, kandi afite vimu, afite imiti basuka muri tuwarete. Wakinjira muri tuwarete yo kwa boss, naho gukarabira habaye umukara, kandi nimba hari ikintu kigirirwa isuku bikemera n'amakaro. Ugasanga harahomye, haba hehe harahomye, mu gikoni harahomye, munsi y'igitanda. Ye baba we, munsi y'igitanda. Mwese muze gutaha murebe munsi y'ibitanda byanyu ko hasi n'iby'abana.
munsi y'igitanda ibibuto bya avoka, munsi y'igitanda ibikamambiri bishaje, munsi y'igitanda ibikweto byacitse, hari n'abakubitamo ibyahi by'abana munsi y'igitanda, amajipo yanyu yebaba data we n'ibyanyuze inyuma y'igitanda kuko utajya uhakoropa ugasanga n'ibintu byarahaburiye. Biri gutuka umukozi ngo byarabuze yarabyibye kandi biri munsi y'igitanda cyawe, wabwirwa n'iki ko bihari utahakora? Muze gutaha mujya munsi y'igitanda, uze kugenda urebemo, nubona ibyo ntakubwira ari ukuri. Ariko umwanda reka nkubwira, usibye kwihangana, umugore ugira umwanda bari mubi, umwana yamwe usibye guhumiriza, umugore ugira umwanda ntago mwasazanye. Uzi kugira ngo umugabo ararane n'umugore mu buriri umunukira, ariko buriyuza ahantu aba yiriwe, aba biteye amaparufe, hanze aha hari abagore bashinzwe kwikoraho, sibyo rata? Kandi burya uko mwicarana mu rusengero, ureka nkubwira uko mubona bicara mu rusengero bose ntibaba baje gusenga. Hari n'abaje kubatwara abagabo, ntimwirirwa murira ngo yamujyanye turirimbana ngo twabanaga muri groupe, barahari nyine kandi uzareba ko bigira. Naho yaba adafite haremera kakiboheraho, ntiwamenya ko ahinga, ntiwamenya ko akora, buri munsi abasata kuko ari kuri target. Hanyuma isabuna karaba, wowe si ukaraba. Amazi agura ngaho injerekani, ese ubwo aramutse ajyanywe n'umwanda wazabwira Imana ko nimba isabune warayibuze senga ubwira Imana yiguhe? None se nk'abafite isabune murashaka n'abazabuhagira bajya baza bababorose? Ariko narumiwe koko, mwihana umwanda nk'icyaha gikomeye. Uzi ko hari ahantu winjira mu rugo ugiye gusura umuntu yaguha ibiryo ukumva no kubirya ari ikibazo? Wareba muri simu kagira ngo harahomye, ibijumba byahomeyeho, ibishishwa by'imineke bihomeraho, ubugari buhomeraho, mana ya Isaka. Kandi yararize ngo Imana imuhe sima, yarafite ivumbi, sima se niyo gukubura ko bayikoropa. Umuntu abaho akamara ibyumweru bibiri adakoropte mu nzu ngo nuko ari mu giturage, ugasanga harahomye ukagira ngo ni igitaka. Ikindi navuze kuganduka muri byose, ikindi kigomba kuranga umugore ni ukubaha umugabo. Umuki igiki? Ariko icyubahiro ku mugabo, reka mbabwire, twasomye ijambo rivuga ngo umugabo ni umutware w'urugo. Ni ukuri ntaho ndasoma numva ngo umugore ni umutware w'urugo. Umugabo ni umutware w'urugo, ntushobora kubimwambura ngo bikunde. Ni umutware, yiswe umutware, kandi Bibiliya yabivuze, ijambo ridakosorwa, ngo nk'uko umugabo ari umutware w'urugo. Hanyuma abagabo ni abanyacyubahiro. Imana yamuremeye iki? Imana yamuhaye icyubahiro. Ndabeshya? Bakunda icyubahiro kandi n'Imana yakibahaye. Kandi nkwibutse ko nukuri kose ngo Imana yasinzirije umugabo. Ntago umugore yavuyemo umugabo, ahubwo umugabo ngo Uwiteka yaramushinjirije amukuramo urubavu arukoramo umugore. Yego rata? Twasamye ijambo rivuga ngo akanakara kiki. Imana ibabarira abagore n'abagabo babanye nabi. Imana ibabarira abagore b'intandaro z'isenyuka ry'ingo zabo, akara ko mumara. Imana ibabarira abagabo batubaha akara kabo, nakara ko mumara. Imana itanga imbabazi ku barokore bari gusenya ingo zabo. Imana itanga imbabazi ku bajya kwa divorce. Umugabo akunda icyubahiro naho yabareshya n'igikumwe, naho yabareshya atya umusumba ureshya n'uru rusengero, aba ari umuntu w'umugabo. Naho yaba ari umusore cyangwa ari akana k'agahungu, burya akavuka n'icyubahiro, bagira confidence, kandi ni Imana yakibahaye. Naho waba umurusha amafaranga ni umugabo, naho waba umurusha ubwiza ni umugabo, naho waba
umurusha amashuri ni umugabo. Abagabo bakunda icyubahiro, kandi reka mbabwire bagikunze ukakibaha, ubundi birenze ibyo byo ntiwabitanga. Arashaka ko, reka mbabwire, hari abantu njya mbana nkumva barambabaje. Umugore akicara, umugabo aratashye, akabahamagaye abana, umva ye, zanira ibiryo so, zana ibiryo bya so. Umuntu atagize agakiza ntiyagira n'uburere, ntiyagira ikinyabupfura. Iso umwana ajya kuzana ibiryo bya se, wicaye aho uri umugore, koko azihangana birye kuko nta kundi yabigira, niko wabaye. Ariko burazabirya yishimye. Umugabo yashaka amazi, sukira amazi papa wawe, harashaka koga. Bivuga ngo abana banyu niba bagiye mu cyimbo cyanyu, ntabwo bishoboka umwana afite ibimureba n'ibitamureba. Hari n'igihe ibyo yabikora bitewe n'impamvu ikomeye yaje mu rugo. Umwana wawe azamutegurira amazi yo koga, nakenera ishati umwana ajye kuyimushakira, nakenera ibyo kurya umwana bari ubiteka, nakenera kurya bari umutegurira. Mbabarira umbwire, nugera imbere y'Imana uzayibwira ko waje kumara iki muri urwo rugo. Nababwiye ko bitazarangirira inaha, naho mwagira abababohora, mukagira ababashyiriramo imiyaga, ababorohereza. Uri umugore, kandi Imana irashaka kugandukira umugabo muri byose. Iso yaje ndumva ko manzeye, nimuteke vuba. Bateka vuba, wowe uri kumara iki? Uziko abashaka yuko nubwo ugiye kurepeta, nubwo azi umunsi urepeteraho wongera ukabimubwira kuko ari umutware. Ese ndabimubwiye bigutwara iki? Ariko ufashe inzira uragiye. Ese ugiye he mada? Ko mbona utakirwiyambitse ugiye? Ngiye kurepeta. Ntabwo uzi ko uyu munsi ari kwa kabiri. Arashaka nubwo abizi ngo wongere umubwire uti arabita na sheri, mwita n'utuntu twishe. Arashaka ko ngera kumubwira uti uyu munsi ndi bujye kugira gute kurepeta. Burya arabikunda. Ariko kwikubita ngo kuko ntarushye yaguha, hari igihe kanicecekere da. Ibi ngibi ni ibiki? Sabana se babikoze. Ariko mugore, ibi bintu ni ibiki? Ariko se urabona atari abana? Umva, ni umutware wo kabyarawe. Mubwira uti mbabarira. Abana se yarabashatse. Birirwa mukangisha abana ni umugore we, cyangwa abana n'abana nyine. Ariko se koko ntabwo bamuhodera koko. Ubu se abana bazajya bakora ibintu bizire. Ni we mugore ma, ni we bashatse. Ni umutware kandi abagira amakosa se. Ese ubundi kuba umwidishya hari icyo bigutwaye? Ubyemeye ko ari amakosa abana bakoze ukayasabira imbabazi, umuriro ntucumbe mu rugo, hari icyo byaba bigutwaye? Hanyuma ndashaka kuvuga ikindi kintu cyo kuganduka mu buriri. Kugira gute? Imana izanye ikintu bita ubufindo muri iri teraniro, ikitegereza abagore bataganduka, abarokoka muri bake. Iyi ndwara muyifite muri benshi, kandi impamvu mbabwira ko muyirwaye, rega turaziranye. Iyo maze kwigisha mwese muhita mubisubiriramo. Ibyo nigisha ndabizi ko ari ukuri kuzuye, naho bamwe babipinga, ariko ni ukuri kuko muranganirira, kandi n'abagabo banyu bajya babandega. Iyo natanze izi nyigisho gutya, hari abampamagara barira bati wamvugiye ibintu wanjye yaranjujubije, ti wabivuze ngira ngo urugo rwanjye urimo urarufotora, ariko umwuka w'Umwami Imana uri muri nge niwe wampaye aya magambo ngo njye nyabwira abagore. Kuganduka mu buriri niko rero, reka nkubwire, mu byo kurya ugomba gutegura na bya bintu birihutirwa. Uzi umugore ubwira umugabo ngo ndinaniriwe,
ariko se koko ubona ntananiwe, reba mvuye ku kazi nona. Umva mama, mu kazi kenshi ufite ujye uteganya n'akandi ninjoro. Kandi umva nkubwire mama, nimba hari abantu bananirwa ubamo, iminaniro y'abagore ndayizi, imvune mugira abamugabo nuko umushyuhiriza ayo mazi, ugategura iyo pantaro, amasogisi akabaraho, ubundi agakora mu mifuka akajya ku kazi. Ariko wowe akazi ukora, amazi yabuze n'umugore, gukoropa n'umugore, kuragira ihene n'umugore. Umva ufite akazi kenshi, ariko mu kazi ufite kenshi ujye utegura n'akandi ninjoro, ubike imbaraga zo gukora akandi ninjoro. Ntushake ko mbivuga mu mazina, mwasetse mwabimenye, ndabemera mwabimenye. Kandi uko ni ukuri, uko upanga imirimo ku manywa ugapanga iyo ugomba gukora, ujye umenya ko hari akandi kazi ninjoro kagize gute kakurindiriye, kugira ngo ubashe kuganduka muri byose nk'uko twasomye ijambo. Ariko nagira icyo akubwira uti wa nukuri iyo nkokora uzibeshye ukubita umugabo inkokora mu buriri, nupfa ukagira impanuka nuryinjiramo irarora. Kuko kudahindukirira umugabo mu buriri, kuba yakwaka ukamwima ari umugabo wawe, Imana ibifata nk'icyaha cy'ubwicanyi. Nimba utari ubizi ubimenye. Hanyuma rwose pe kumwima biriya bintu, ubu uri umugome, ubu uri mubi, ushobora no gutwara ibiryo byawe ukajyana imvange zawe, ukajyana ifiriti n'inyama. Ariko biriya bintu ujye umubabarira, kandi ubundi urinda umubabarira yakuzaniye iki? Ko ari nayo yayo, ubundi wari uzi kuri kujyayo. Oya tuvugisha ukuri, ajya gutangaho ziriya note ayo yagukoye ntuyazi, imbaraga yatanze akoresha ubukwe. Uza amasengesho yagusengeye, uza amasengesho yasenze habwira Imana ati kwibana birananiye, Mana mbabarira untabarira ubugingo, ubusiribateri buri kumbabaza. Agahamagarira Imana mu buvumo, akayihamagara mu butayu, akayihamagarira ku mazi, akajya muri banguka ngo utabare, agasenga y'ibiri, agasenga y'itatu, akamara imyaka 30. Ariko kwaka Imana ikamwumva ikamuguha. Waje kumara iki? Undi sura by'Imana ngo uzabijyane, uzajya kubicuruza. Nicyo mbakundira, muhise mwigeranya n'inyinshi, nibyo muzazira. Ngo ufite abana, ngo ariko se urabona mba ndi mu bana ufite, ujye umenya ko umugabo wawe ari we furu nakugatahana. Ufite abana n'ukuri, ariko umugabo wawe niyo fura, kuko niwe mwamenyanye mbere. Ibyo kuvuga ngo urahora wose rero, ngo urahora wuhagira, ujye umenya ngo kupangira abana wabyaye niko uzapangira n'umugabo ibimukwiriye byose mu buryo bwose, kugira ngo ubashe kuganduka muri byose. Ikindi nshaka kuvuga soza, ndashaka kubabwira ikintu bita imbaraga. Imana ikumpera imbaraga, Imana iguha iki? Ariko utageze ntagereranya. Ingo ziri gusenyuka, nta wavuga ngo ziri gusenyuka kubera ibisenya ingo muri iyi minsi ni byinshi. Hari n'umugabo ubona mu rugo ukavuga uti waratinze, kimwe nuko hari n'umugore ureba ukavuga uti wa mugore uzi kwihambira. Ariko mu bintu bisenya ingo byose byinshi biriho abadayimoni bazanye, wowe nashakaga kukubwira ngo ntihakagira uruhare rwawe rubonekamo. Yego urwana intambara nziza, kubera ko impamvu mbikubwira nuko hari imyanzuro Imana yafatiye ingo z'abasenga. Ntabwo Imana izihanganira abagore batabagabo, nta nubwo izihanganira abagabo batabagore, kandi bakabikora bari mu nsengero, bagashaka abandi bagabo, bagashaka n'abandi bagore. Uzi kubona umugore uhora mu kagari ngo agiye guhururiza umugabo we? Usubundi yusenga ibiri. Gitifu aziruka ku bagore b'abapagani birirwa banywa itabi, birirwa banywa inzoga,
bahora mu bubari baba mu bubyiniro abagore b'abasambanyi yiruke no ku bagore b'abakirisitu urumva atari umwanda nawe bikurure gitifu araye ijoro kubw'urugo rw'umuroko rusenga wirirwa mu rusengera ahora akata muri karitsiye na Bibiliya urumva bitababaje ejo kwa pasiteri urajya kuganyira pasiteri se ugira ngo nta bapasiteri nabo bafite ingombe pasiteri se waganyira ndi urahuruza umuryango w'umugabo se ugira ngo mu muryango we bo nta bahuye n'intambara zo kubaka nkawe bose birukiye bandi amaguru yawe yaheze mu nzira nk'utagira umwami amaguru yawe yaheze mu nzira haho nta mana iguteza amatwi hari imana itega amatwi hari imana yumva gusenga icyo imana igusaba ni ukuganduka muri byose ubundi nihagira ikiba imana izirwanirira nihagira ikiguhagurukira imana izigaragaza niyo mpamvu nababwiye ngo imana ikwambika imbaraga impamvu nkubwira ngo ikumpera imbaraga ndabizi ko abagore muri mu ntambara ndabizi yuko hari abagerageje biranga ntabwo ibyo navuze ari ibya mwese harimo abazi icyo gukora harimo abomatanye n'imana kugira ngo utagamburura imana yarije kugutabara kugira ngo utagamburura kandi impanda ivuze hanyuma amasezerano wasinye ukayasinyura wavuze ko uzihangana ukananirwa kuri finali kandi umwami Yesu agiye kuza ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birimo birihuta gusohora kugira ngo utagwa ndakubwiye ngo niyongere ikumpera imbaraga za 2020 kugira ngo utazafata imyanzuro mibi imana irabizi kugowe irabizi kubabaye irabizi ibi nabigishije mbabwiye yuko ipfundo riri mu mbaraga ndabizi ko inyama n'amaraso ntabwo byakunda kugandukira umugabo uhembwa ntaguherasiye wabona utwawe ku ruhande ukamutekera neza uti nabyo namuha utabimuhaye se wakabyara ugira ngo waba uri kujya mu ijuru waba uri kurimbuka ye baba we cyangwa muzi ko mu ijuru ari mu isoko abantu rero hari igihe bababwira ibintu ukagira ngo hari amajuru yabo bazabajyanamo umva ijuru rya Kamonyi uzarijyamo witwara uko ubyumva ariko ijuru rya Nyirijuru ijuru ry'uriya mwami ntabwo ari ugupfa kuryinjiramo imana niguha imbaraga uzi umugabo winjira gutuka akinjira akubwira nabi akinjira adasuhuje wagera mu buratumhereza Yesu we atari imbaraga uwo mugabo wamuhindukirira ni kumpera imbaraga ariko nawe nutamuhindukirira urubanza rurahari imana nibaha imbaraga uzi umugabo ukubwira uti niko barakumbwiye ubundi nagushakaga ndeba ukuntu Rufosina yari yanyemereye ngo twibanire atari imana uzi ko wamusubiza ubundi se ntagihari njye se nta banteretaga bari bahari uzamusanga nanjye nzabasanga yewe we ubu uyu mugore yajya mu ijuru ryande ikumpera imbaraga wo kabyara we mu ijuru si mu isoko hanyuma ndashaka gusoza nkubwira ngo shaka ingingo yakubesha iwawe mu rugo ingingo yakubesha iwawe ubundi reka ngaruke inyuma hari igihe umuntu abura byose nk'ingati imena yego rata mwaba mama mwe burya buri wese agira icyo akundira umuntu burya umugabo ajya kugukunda afite icyo yaguciye nagira ngo nkubwire ngo iyi Mana mubona yego nubwo itarobanura ku butoni ariko iratonesha amina ushobora kuba uri umugore utagira uburanga iwawe mu rugo yego rata ntugire uburanga ku buryo umugabo wawe yicarana n'abandi batari kunkubaze we uriya mugore wajyaga kumushaka abagore bose bashize mu gihugu buriya wamuciye iki akavuga ati tonde ndekera umugore wanjye nubwo atafite isura ariko azi kunyubaha
kuba umwubaha ukamucira bugufi ukamuha icyubahiro akabigukundira akavuga ati nta wamerera nka ntusi. Iyi kaba ingingo. Uzi umugore mubi ku isura akaba mubi ku mutima, ye baba yatuma wita muri Nyabarongo. Hari uwo ukebuka wareba inyuma ukihangana, watebuka imbere ukavuga uti ntacyo bitwaye. Uri mubi ari kugira umutima mwiza. Nibaza abagore babi ku isura bakaba babi ku mutima, ingingo yakuburanira mu rugo ni iyihe? Shaka ingingo yakubeshi wawe. Shaka ikintu cyakurura umugabo wawe kuri wowe. Ushobora kuba uri umugore utinjiza amafaranga, birashoboka ko nta kazi ufite uri umushomeri, ariko ukaba umugore uzi kumenya aho amasogisi y'umugabo ari. Iyo ngiye ikaba ingingo. Ukaba umugore uzi gutegura ishati y'umugabo, ukaba umugore uzi gutegura ipantaro ye, akareta nta kugira no kwikorera ntiwikorera, ariko ako gukorera umugabo ukagakora, akavuga ati nubwo uyu mugore atinjiza inoti ariko nibura nanjye sohoka mu rugo mpagaze neza. Ariko uzi umugabo abwira ati mpa ya shati ntimeshe, umva sheri nzanira ya shati ntabwo imeshe se kuki itameshe wowe wagiye kukahe kazi? Sheri nzanira ya masogisi. Rimwe nigeze kuribona hejuru y'igitanda, ndumva irindi naribonye hejuru ya mari. Nubona ritari hejuru ya mari urebe inyuma ya mari wasanga ariho ryatakaye. Ibaza uwo mugore, ubwo ni umugore ko nta kazi ugira, amasogisi y'umugabo wawe ni gute unanirwa kuyarunda? Ugize kutamenya aho ari, ugize kumutuma ngo yishakire, abantu barihangana, ntabwo utari we biturutseho uzimenya. Nibura ko nta kazi ka leta ugiye wamukozeho akazi, nta kazi ka leta ufite, no kwikorera ntiwikorera, wirirwa wicaye mu rugo. Abana bakiriranwa ibimyira, bakiriranwa ibyenda bitameshe, bakirirwa batakarabye, wiriwe wicaye mu rugo. Ubundi se niwaguha ka leta wagashobora? Ubundi se ako mu rusengero kurakabashije? Utahubwo nzi gufuha kugira gute? Utinzi kugira gute? Uzi gukurikira utinzi gufuha. Yivire ku kazi, harambike telefone hasi, ayigire muri dushe. Akagakobwa nakahe yishinze gusa, izi ndaya buretse. Abagore bafuha murapfuye, abagore mufuha muravunika. Uramufuhira se uzajya umujyana mu ishakoshi, uramufuhira se azajya gutwara mu ikofi, ubonye abufuhira. Ubundi abufuhira urabazi? Iyo yize gutereta shitana amwereka uko batereta. Iyo wemeye gukorera shitana akwereka amayeri. Baza amayeri yo gushyiramo kode, baza amayeri yo gusiba, bazi n'amayeri yo gufata umukobwa akamwita izina ry'umuhungu, hanyuma bafuha nimushaka mukizwe ashobora kubyara abana 3 hanze utarabimenya.